njye navukiye mu cyaro mbariho nkurira ngeze Kigali none ubu ngubu kanya tuvugana ngo bwize kuri rukundo ndayivamo ariko da mu rugo singoma yego niba papa na mama bo muri chambrette bakarara kuri materi imwe yego nzagenda turarana none se umustar ukenyabo umustar w'inzara wagahezo nta telefone nta cyo kwambara nta cyo kurya naho kuba none nta nitike ngo usubire iwanyu mu cyaro urajya kumara iki usibye gutera imuhaga ababyeyi so wabuze itike yo gusubira iwanyu haruko niyo n'ubu ngubu yimpaye bitewe n'ukuntu mba meze nahirya ngewe garuko bahembaga abandi bakoze nyabakangu bitumbi 2 ngo genda ujye kunywa fanta. Nabaye marine yo mu muhanda ndi umusitari, mborara ndi umusitari, ndabwirirwa ndi umusitari, anyaca ku bantu bakambwira ngo narabyibushye nakibuka ko nabuze na desa zo kurya nkumva nababwira nabi. Nyuma yuko nge n'abandi bahungu tuvanye mu cyaro tukaza Kigali gushaka amaramuko, twashinze team ikora comedy iza no gukomera. Ibase ko twakoze comedy bikagira naho dutangira kwinjiza amafaranga. Gusa mu myaka 3 yose mbana n'abo bahungu twaturukanye mu cyaro, amafaranga nafasheho menshi yabo muri iyo myaka 3 yose ni ibihumbi 10 gusa. Muri team binjizaga amafaranga afatika, bagahemba abandi bakozi kandi nanjye rero umukozi w'ibanze, hakurya ugasanga bampaye nka 2 ngo ujye kunywa fanta. Muri icyo gihe nkiri umwana, gusa barandyaga. Ibase ko ari umuntu wigeze kumbona kankunda muri comedy zacu twajyaga dukina, yifuza kuba yamfasha. Niko gufata nimero z'umwe muri babahungu twakoranaga, arahamagara, bamwitabye uwo muntu avuga ati ndashaka wa mwana witwa Kanyusi. Abo bahungu twakoranaga baramubwira ati nagiye ku ishuri. Uwo muntu niko kwishima cyane kwa ko yaramenye ko ntari mu mihanda nka mayibobo. Niko gufata amafaranga akajya yohereza kugira ngo bajye banyishura minirivare ndetse banamfashe n'uturi tuntu two mu buzima busanzwe. Ariko ibaze ko abo basore bari 800 nta n'igice cy'11 mbonyeho, yewe ntanabizi ko banayohereje. Ariko ambwira akorereza amafaranga amafaranga arenga 800 ishuri. Ariko ayo mafaranga ntamugati mere nubwo wayohereje nawe nabonye cyadima yagiye nkazahene. Ku myaka yanjye 11 nabanaga n'abasore 12 nshinzwe kubatekera, nkajya mva ku ishuri hakiri kare nkaza nkateka ndetse nkarenzaho no kweditinga video twabaga tugiye kwa uploadinga kuri YouTube. Ibyo bintu byose nabikoze hafi imyaka 3 nahembwa. Reka ngire gutya ngire ngo Imana iransikiye inyohereza umubose ntazi. Harampamagara ati nkunda ibintu ukora, ndashaka kuguha akazi ko kunyamamariza, ncuruza imodoka, mfite umwana umwe, ndashaka yuko nanjye wamfasha ukamushyira muri ibyo bintu byawe nkajya nkwishyura, nkaguha amafaranga 300 kugira ngo ujye wigisha umwana wanjye gukina comedy, ndetse nkaguha n'andi mafaranga 500 kugira ngo ujye unyamamariza. Ibyo byakubitanye nuko maze hafi iminsi 2 ntarya, numva ko Imana iransubije. Uwo mukene ko kumpamagara umunsi wa 2 numva atangiye kunyita sheri, undi munsi amamagaye atangiye kunyita be. Ntanumva ko ibintu bitangiye guhindura isura. Niko kumpamagara ati reka nohereze bodyguard zanjye zize zigufate tuze tuganire kuri za projet. Numva ko harimo na bodyguard nese ngira ubwoba mu cyekero ubutinganye. Uyu mwana witwa Kanyusi ni umwe mu bana dufite anga bakozwe cyane kubera kuntu bakina comedy. Imbabazi shamabuze ihangana mesense kandi zo ziramfasha ko ndagenda guramo agasombe ka desa n'ubugari bwa tuwa ahantu tuziranye cyane rwose mabuje nyamata simazi ndi umwana w'Inyamiranga n'ubwa mbere nkubonye cyane rwose mabuje ngiye rwose ndakubwiza ukuri n'ibingibi ntabwo nanizi ko bizamba sibye ko nanjye bibe byanunguye gutye bikamba hari impanuka ariko rwose mfasha pe fasha umereze nk'amafaranga ngenda ngura ibiryo hariya nanjye niyo ndo waguha ibiryo se kukoraga Yepse nta kibazo ariko ubu ngubu urabona ko turi mu muhanda wameje amafaranga nanjye ngahita nikoza haraye mu muhanda ndi gutaha none se hari ibyo ufite muri iyo bag yawe. Gusa kuri ubu ngubu we na timu ye bamaze gutandukana ndetse akaba ari no mu buzima bubi ku buryo asigaye asaba ibiryo cyangwa se akaburara. Ese uno mwana byamugendeye gute? Reka mboneho no kuguha ikaze muri kino kiganiro cyitwa Bimenye. Kino ni ikiganiro gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we Mesa Empire Talks. Ibuka ukore subscribe kuri YouTube channel ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Kandi kino kiganiro niba ugikunze kora like. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka ku buzima bw'uyu mwana wari umaze kuba umusitari gusa kuri ubu ngubu akaba ari gusaba ibyo kurya ndetse naho kuba. Njye gutegura nkakugezaho kino kiganiro banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward plus 250 K734 ni amazina nk'aye ndyankwe, gusa indyankwe remeye kurya ibiti njye naremeye kugusobanurira nyita Messe. Ibiganiro bifite ireme ni umwihariko wacu, nkuhaye ikaze. Mwite Kanyusi Gakweta kabone kanuka kasongoye ihwa, afite imyaka 18. Izina Kanyusi ryavuye hehe? Uyu Kanyusi yatangaje ko izina rye ryaturutse kuri papa we witwaga Gakweto. Papa yakoraga mu igaraje, nuko yageza kumureba ku kazi abantu bakorana na papa we mu igaraje bakajya bavuga ati dore umwana wa Gakweta araje. Ese ko papa wari Gakweto uyu mwana we ninde?
niko guhera aho ngaho bamwita Kanyusi. Kanyusi biva ku gakweto. Papa wawe bamwita Gakweto. Izina Kanyusi ryavuye kuri Gakweto. izina Kanyusi rigiyomoye kuri Gakweto. Uyu mwana witwa Kanyusi dore uko yinjiye muri komedi. Ubundi ngo yari ari gusenya ahantu inkwi cyangwa se bizwi nko gutashya mu cyaro, ari gutashya inkwi, nuko aza kubona abantu bari gukina komedi, niko kuva mu ishyamba aza kubashungira nk'ibisanzwe. Nuko hari umwana bari kuha role kugira ngo akine ameze nk'aho ari kubwira papa we, gusa uwo mwana byamunaniye neza. Kanyusi niko kwiyemeza aravuga ati ariko njye ibyo bintu nabishobora. Baramuzana baramugerageza ngo barebe imbo yabishobora. Byaramunaniye kuva ku nshuro ya mbere kugeza ku ya kabiri, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu. Ku nshuro ya karindwi aza kubikora neza cyane. Uwo muboss ahita yishima aravuga ati dore dukorera muri kino gipangu n'ejo uzagaruke. Uwo mukene ko kumukubita inote y'igihumbi, noneho Kanyusi ataha yishimye, agenda kereka mama we, anavuga yuko bahise bakiguramo ubugari rwose bakahita banirira. Unarwo nembizi ko ngo mfite ngo ni impano. Baza ko umunsi wa mbere nakinyaga clip kamwe bamaye inote y'igihumbi. Ubwo zano bansanze narindi kwisenyera inkwi. Agiye ugiye gusenya inkwi ucyura n'inote y'igihumbi. Inote y'igihumbi. Nagiye ngiye gusenya n'inkwi ndazitahana. Yego. Ubwo urumva y'ubugari yarabonetse. Nyamara kuri Kanyusi ngo we yakoze atazi kazanakina komedi, nta nubwo yiyumvagamo iyo mpano, ahubwo nuko yabonye bishoboye agahita akomeza gutyo. Yaje gukomeza gukorana na timu y'uwo mubosi, ndetse baza no kwigira inama yo kujya muri Kigali kugira ngo bagure imikorere. Icyo gihe uyu Kanyusi yaragiye mu mwaka wa mbere wa yisumbuye, aho ino timu yamwishyuraga 19,500 bya Minerivare buri gihembwe. Ndetse n'igihe bari mu cyaro, uyu Kanyusi bajyaga bamwishyura 1,000 cya Minerivare buri gihembwe ku mwaka, ubwo ni 3,000. Icyo gihe bakoreraga kuri YouTube channel yitwa Smart Guy TV, gusa bakora content ya comedy ariyo Comedy Style. Si ukubeshya pe, muri Comedy Style mu bantu bari bakunzwe cyane cyangwa se bafite abafana benshi cyane, n'uyu Kanyusi yari umwe muri bo. Gusa avuga yuko imyaka irenga 3 bakorana amafaranga menshi yabo yafasheho ari 10,000. Naho ubundi yatahiraga ya Minerivare bamwishyuraga buri gihembwe ya 19,500, ndetse na ya Minerivare bamwishyuraga igihe yigaga primaire 3,000 ku mwaka. Bajyaga bahemba abandi bakozi bakorana muri timu bakabarangiza, bajya kuri Kanyusi bakamuhereza inote y'2,000 gajye kunywa agafanta. Uzi ko ruku bahembaga abandi bakozi, ntibakangwe 2,000 ngo genda ujye kunywa fanta. Bahembye abandi bakozi kandi dukorana tunabana. Uyu Kanyusi avuga ko bamuriraga mu mibare ko yarakira umwana, kugeza naho umuntu abona Kanyusi ku mbuga nkoranyambaga akifuza kuba yamufasha, akajya yohereza amafaranga kugira ngo bamwishyure Minerivare ndetse banamukemura utundi tubazo, ariko bikarangira amafaranga atamugezeho babasore babona muri team ari bo bayirira. Uwo mumama yaje kuba yaca inyuma ashaka nimero za Kanyusi, aramuhamagara aramubwira ati se amafaranga njya nkohereza ugiye abona? Ati wowe urinde ko ntakuzi, ngo ndi umuntu ujye ugufasha ngakohereza amafaranga ya Minerivare. Uwo muntu yari umumama. Kanyusi we kwa katarazi bijya mbere yese avuga ati Minerivare. Uwo mumama ati yego, kwako nkundi ibyo ukora njye nohereza udufaranga kugira ngo bagufashe hafi 800. Kanyusi yaratunguye cyane kumva inshuti ze cyangwa se abantu babana muri timu barariye hafi 800, we nta n'icumi rye azi. Kanyusi avuga yuko ku myaka ya 11 gusa yabanaga n'abasore benga 12, ashinzwe kubatekera nk'umukozi nyamara adahembwa. Akajya ava ku ishuri nimugoroba yihuta cyane, agateka ndetse akaneditinga video babaga bashutinze. Naho bidahagije, ibaze ko Kanyusi bamwirukanye mu nzu agiye gukora icya leta gisoza umwaka wa 3 wa yisumbuye mu mwaka wa 2024. Icyo gihe naracumbikishije, bigeze aho ngaho ndara hanze, ndara mu biraro mu mihanda ya Rebero. Aho ngaho niho Kanyusi ahera avuga ati nabaye mayibobo kandi ndi umustar. Gusa hamana uyu Kanyusi yaje kubona udufaranga akodesha akazu. Haza no kubona kundi muntu amwishyurira amezi 2. Ayo mezi 2 agishiramo, Kanyusi yongeye asubira mu buzima bubi, kugeza naho yagiye gukora akazi k'ikiyede bakakamwima ngo nuko ari umusitari, akaza akongera akaburara akongera agasubirayo, ubutaba akakamuha, agakora hafi iminsi 4 agatangira kuva amaraso mu mazuru. Uzi ko ngewe bundi nigeze kujya gusoma umuntu ikiyede, akambwa ngo wowe ona kiyede naguha umusitari, kandi ubwo nambaye inkweto ifite ururimi imbere, tapi yarasohotse. Namubwira ati so ngo wapi, ngo umusitari. Namubwira ati so ubusitari mwana yanjye, mwamba bare bazi mukamereza niyo mwamembe cyatanu wenda ngaho bafundi bandi mukama ya saa 6. Oya uko njye nigeze nagiye gukora ikiyede iminsi 4, metamva amarazo mu mazuru. Kubera iki? Kubera imbaraga nkeya. None umuntu twabanaga yari agakenya, yarambwiye ngo wasubireho wongere ukore. Ibyo nabyo bigatuma avuga ati umusitari ukennye abaho, jye sindi umusitari ahubwo ndi umusita. Iri yavuyeho, iyo ri ni y'abakire, ahubwo ndi umusita. Ubu ngubu nabuze n'igihumbi cyo kurya saa 6. Kanyusi avuga ko aho yatangiye kwibana muri ghetto bamaze kumwiba hafi inshuro zigera kuri 2.
aho bamwibye imyenda ye n'ibikoresho byo mu nzu ndetse n'agafone yari atunze bakakamwiba. Kanyusi yumubwiye ibintu byo gusubira mu cyaro akubwira ko naho ngaho yaba agiye gusubira kwa mama we na papa we naho nta kuntu bameze, ahubwo nawe baba bamuhanzeho amaso. Mbega kujya kubaganyira nta kintu byaba bimaze, kuko aho yasize papa we na mama we ngo baba mu nzu ya chambrette, ya nzu bifunganye ku buryo umuntu wa gatatu kubona harara ari nko kubabangamira. Ati ntacyo kurya bafite, nabo ntibitunze ubwabo, ngiye kubabera umutwaro nanjye nzaguma muri Kigali ninshaka nzayipfiremo, kuko aho ngiye guhungira naho sahantu. Kanyusi ari guca mu buzima bwawe kuri rwa rwego wari gutekereza ko hari n'umuntu umugendaho cyangwa se umuntu waba waramuroze. Ni gute mfite imyaka 18 ariko nkaba ndi guca mu bibazo by'abagabo barengeje imyaka 50? Kanyusi avuga ko niyo yagerageje kuba yahamagara umwe mu bantu bakoranaga muri timu kera basi arebe nimba yagira icyo amufasha, uwo muntu aramuhamagara, yamara kumenya ko ari Kanyusi umuhamagaye akahita. Kanyusi ati ejo nkifite agafone batarakiba hari umuntu wamamagaye arambwira ati ndashaka yuko dupanga business, ndashaka yuko uzajya inyamamariza nanjye nkagureza 500 bya buri kwezi ndetse nkaguha n'andi mafaranga 300 kugira ngo ujye wigisha umwana wanjye ibintu bijyanye no gukina comedy. Ako kanya nahise ngira ngo none isaha y'Imana irageze ngiye gusubizwa. Bukeye bwaho uwo mukire arampamagara atangira kunyita ngo sheri ngeriga ndagukunda, ngira ngo nyirwa rukundo nyine rw'abafana. Undi munsi yongeye kumpamagara ati be ngumeze utese, ndavuga none umusaza utangiye kunyita be ubura ntibyaba ari ibisazi. Ako kanya nta kindi kintu nahise ntekereza ko uyu muntu ari umutinganyi. Niko guhamagara mama wanjye mubwira ko hari umukiri uri gushaka kuba yamuhereza amafaranga 500 ngo ujye mwamamariza bya buri kwezi ndetse akama n'andi mafaranga 300 by'amanyarwanda ngo nigishe umwana we gukina comedy. Mama kibyumva yese avuza harerura nka 20 nkimubwira ko uwo muntu ari kunyita sheri, atavuga ati uwo muntu n'umutinganyi uzapfa urundi. Uwo muntu ukurikiyeho yarampamagaye nanone arambwira ati ko nshaka ko duhura se, aranambwira ati nakohereza bodyguard zanjye zikaza zikagutwara ntiwirushye ukaza tuba twipangira business ahangaha mu rugo. Nyumva uwo mukiri ufite bodyguard nese ntekereza kugeza iwabo utahirwa unahacika, niko kwita mfata nimero ze ndanaziboroka ndazisiba burundu. Ni amateka ababaje uyu mwana witwa Kanyusi ari gucamo, gusa we yifuza abantu bamufasha basi bakamuha akazi, gaze ku editinga, gushutinga, kwactinga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nubwo ubu ngubu nta gafone afite kwa ko bakamwibye, wifuza kumufasha cyangwa se kumuha akazi wampamagara kuri zino nimero 079 51 5 730. Nabonye ino nkuru numvira babaje, niko kuba napanga kumukuraho ikiganiro nkabwira abantu basi bamukunze bagira icyo bamufasha. Ngi rero uruhare rwanjye rwo kubagezaho amakuru rwarangiye, nawe kusharinga ino video ku nshuti zawe kugira ngo abantu benshi babashe kuba bayibona basi bagira icyo bamufasha. Reka tunasoreze kino kiganiro ahangaha, mbashimiye kuba mwanteze amatwi. Kino kiganiro cyitwa Bimenye, ni ikiganiro gitambuka kuri n'umuyoboro wa YouTube channel ari we Mese Empire Talks. Ibuka ukore subscribe kuri YouTube channel ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Kino kiganiro nimba wagikunze kora like ugisharinga inshuti zawe. Byemwe banaga banyita Mese, kandi ibiganiro bifite ireme niwo mwihariko wacu. Ndabakunda cyane, duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.